Asoro waba ahubwo wowe yageze reka uretse gato indiri kundira mu gishembere umaze gukina muri filime zingahe? Amasitara amaze gusohoka harimo n'amakomedi ariko ntabwo niho ku mubare ko bishobora kuba. Hano turabona umuvandimwe usa na Ndimbati, abandi bakagira bati uyu muvandimwe nawe Patrick tubona asa na wa mukinnyi wa filime nawe witwa Danizo wo mu majyaruguru iyo ngiyo, ariko ndagira ngo muse nk'aho marabana amatsiko. Ese Danizo ko ku bantu bo mu kukubona n'abantu basanzwe bakuzi bazi ko mushobora kuba muvina imwe muri abavandimwe, kuko we na Danizo ubona ko musa. Umubyeyi wabyaye umwana w'umukobwa ashobora guhabwa ishimwe, uwabyaye umwana w'umuhungu ntahabwe ishimwe. Bose si abana baba baravutse kimwe, baravukiye amezi 9. Ese umukobwa avukira amezi 10, umuhungu akavukira amezi 9 cyangwa 8? Umugore yaremewe iki? Umugabo. Hanyuma umugabo we yaremewe iki? Umugabo nyine yarabanje araremwa mbere hose, ariko Imana irareba usanga wa muntu atazanezerwa, uravuga ngo reka ngire nte, reka muremere umufasha. Hanyuma y'ibyo rero ikaze inshuti bakunzi bacu ba Divine Miséricorde Iwacu Rwanda TV, twongeye kubaha ikaze aho muri hirya no hino, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse namwe ba diaspora aho muri hirya no hino, turabasuhuje cyane, nimugire amahoro y'Imana. Rero nk'ibimenyerewe nk'ibisanzwe twongeye kugaruka mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye ariko bafite impano nanone zitandukanye nk'uko bari buze kubibwira mu kanya kari buze. Rero ntarabereka ngo ni bande, uko byagenda kose ndabizi ko bamwe muri mwe murabazi, ntabwo ari n'ubwa mbere tuhuye, ariko hari n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye mubaziho bari buze kubibutsa bimwe mu bikorwa byabo bakora bya buri munsi, ariko hakaba hari ibiganiro tugiye kugirana bitandukanye, ariko cyane cyane nk'uko mubizi mubimenyereye, kenshi nkunda gukora ibiganiro bijyanye n'ubuzima tubamo bwa buri munsi, ibyo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero noneho nk'uko nabibabwiye ubushize, hari sije nshaka ko tuza kuganiraho ikomeye, ijyanye n'uburyo ababyeyi babyaye abana b'abahungu n'ababyeyi babyaye abana b'abakobwa, uburyo bafatwa ndetse n'uburyo bahabwa impano z'ishimwe mu bijyanye n'uburere batanze ku bana babo. Rero turavuga byinshi bitandukanye, turamenya byinshi, namwe muraza kutuba hafi, muduhe comment mu biganiro, muri iki kiganiro muduhe ibitekerezo uko mubyumva n'uko mubibona. Ndatekereza neza ko namwe rwose hari ibitekerezo byinshi mufite kandi mugomba kudusangiza. Rero tudatinze reka mpe ikaze aba bashyitsi bacu nk'uko mubabona. Ubu ntarabageza mu maso, ubu ntabwo mwabona abaribo. Ubu hari umwe ushaka guhita avuga ngo mbese nk'uko mbona ngameze nka Ndimbati. ubwo niba ariko mubibona, niko mubibona, murebe neza. Aha, ngarukiriza ahangaha, murabona uyu muntu yaba ari nk'inde koko. ibirenge byanjye umwuka wawe mu buzima, iyo ncitse intege umucyo wawe urangota ukansubiza mu intege, nsanze kukumenya aribwo buzima, Uwiteka urakomeye nta yindi mana ihwanye nawe, Uwiteka urakomeye nta yindi mana ihwanye nawe, mvuze ngo ngushime ni haleluya hozana, mvuze ngo nkuramye ni haleluya hozana, hozana 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 hozana. Wow. Ngira ngo rero mwababonye abo ngabo uko mubabona. Reka duhere kuwo haruguru ahita bibwira byihuse, ariko n'ubusanzwe muramuzi ko mu buzima bikorwa byinshi bitandukanye, cyane cyane simbivuze nawe ubyivugire. Yego, nitwa Niyonkuru Patrick ku mazina niswe n'ababyeyi. Izina ry'akazi
ntibarabona cyangwa se abagabo barabona nuko dukunda kuricamo kugira ngo bitworohere ariko abagabo barabona. Benshi banzi nkina filime, ndi umukinnyi wa filime komedi, byose ndabikora. Iyo bibaye serimba seriye, iyo bibaye urwenya dukora urwenya byose. Ikindi noneho kinatangaje nita ko kinarenze, mpimbaza Imana. Wow. Indirimbo zihimbaza Imana. Barabona ikintu kijyanye no gukina filime no ubihuza ute n'indirimbo zo guhimbaza Imana? Ni ibintu byoroshye cyane. Tuzi ko abakinnyi ba filime akenshi na kenshi tubaziho ibintu by'ibyaha byinshi cyane. Kubona umukinnyi wa filime yavuye muri filime akajya no guhimbaza Imana biragoye. Niko mubizi ariko siko biri. Niko tubitekereza benshi mubibona iyo tubonye ibikorwa bimwe na bimwe mukora n'amasene mu gukina, tuba tuzi ko bitarangira kuri ziriya sene zo mu buriri, ahubwo na nyuma yahariye nyuma ya kamera n'izindi gahunda zikomeza biriya ntabwo tubikora zo kwishimisha. Biriya ntabwo tubikora nk'umurimo, ntabwo tubikora nk'abishimisha twebwe. Twe tubikora nk'akazi, kandi ntabwo tupfa kubikora gutyo gusa, haba hari kuve mu inyigisho, sibyo? Ubwo rero dukora akazi ko kwigisha, kandi imfashanyigisho yose twayikora. Nyuma y'ibyo rero tukajya kuramya no guhimbaza Imana, kuko buri kintu cyose Imana imbere. Reka tujya no ku muvandimwe wacu, icyo kibazo nongeye nkigaruke nyuma. Hari ikibazo ndi bukubaze cy'umukinnyi umwe nabonye muri filime yawe, ndaza kumukikubazaho gato, ariko reka tubanze n'uyu muvandimwe nawe yibwira abadukurikiye kugira ngo turusheho kumenyana cyane. Izina ry'ababyeyi Mperize Ntakirutimana. Muri filime nzwiho bitewe na seri bampamagara Karori cyangwa se Zahirwa. Zahirwa rirakubereye kabisa. Ubona ari byose. Ari Zahirwa rwose pe. Hanyuma muri filime umaze gukina muri filime zingahe? Amaze gusohoka harimo n'amakomedi, ariko ntabwo nibuka umubare, ariko bishobora kuba zigeze nko mu 10. Ukina muri filime yande yitwa gute? Nyina muri filime, kugira ngo n'abadukurikiye baze kujya kureba iyo filime barebe uburyo uyu Zahirwa rwose yitwara. Barayisangamo rwose, ibirimo ntabwo mba nayikuyemo. Ntabwo wayikuyemo? Ariko ufite ikintu upfana na Ndimbati? Turabikubaza nyuma. Abagabo ndi kuba nabo hano noneho n'akasabutwe kabisa n'urwamenyo. Ndamubaza najya akamwera ngarazibimbaza nyuma. Ni ukuvuga ngo filimi ni Barabona na se, Isheni, Ishyanga TV, hose tuba turiho. Barabona na se kuri channel yitwa Ishyanga TV. Ishyanga TV rero akaba ari channel y'uyu mugabo mubona hano iruhande rw'uyu Zahirwa, nkuko yaramaze kubibwira. Rero yitwa Patrick. Channel yawe y'Ishyanga TV hari filime igikunda gucaho cyane bita Barabona na se. Hari n'indi ubushize yaciyeho yitwa Nkora ngukore. Ni filime Tinyondo nawe icyo yarashaka kuvuga, ariko se Nkora ngukore arabidusobanura. Nagatse ku kibazo cyane ndashaka kukubaza rero. Muri Barabona cyangwa se muri Nkora ngukore, hari umukobwa wakinanye nawe kandi muri mu cyumba wamusindishije bita Fiona. Uriya mukobwa Fiona tutabeshyanyije tubwizanyije ukuri, uriya mukobwa nyuma yo kumusindisha kuriya byarangiriye hariya, cyangwa na nyuma ya kamera warebye ukuntu uhita ubigenza nyine kugira ngo umukize ibibazo bimwe na bimwe wari umaze kumutera? Wigeze ubaho mwarimu ngo niwe ubazanga ibibazo kandi azi ibisubizo byabyo? Ntabwo aba yasinze by'ukuri, sibyo? Ni ukubikina kugira ngo twerekane ingaruka mbi z'ubusinzi. Njye mbibona nabonaga yari yasinze nyine, niko wabitekereje. Kandi ni nabyo kugira ngo nyine ukure mu isomo, ni ugufata ko bya bintu byabaye, noneho ugahita wongeraho ibyamubayeho nyuma ya bya bindi, ugahita ukura mu isomo. Ariko ntabwo aba yasinze byanya. Nese Patrick, nkamwe mumenyereye ibintu byo gukina amafilime, abantu babona wenda ntabwo bamwe namwe ntabwo nabo bajya bakina ibintu by'amafilime, ugasanga nk'umugabo cyangwa se umugore aratinya ko uwo bashakanye yajya mu bintu by'amafilime kubera ko abatinya. Akibaza ngo arimo aratinya iki?
hari sene mukina mu by'ukuri ugakina sene uryamanye n'umugore wundi cyangwa se uryamanye n'umukobwa mu buriri umukoraho se agukoraho se donc ukabona ko kari akajesite mukora ko gukoranaho noneho mpurisi muri mu buriri ntabwo bijya bitanga icyizere gihagije ku bashakanye cyane cyane nimba ari umugore waje gukina nawe filime afite umugabo yasize mu rugo cyangwa se nk'umugabo aje gukina filime n'umukobwa wawe afite umugore we yasize mu rugo hari ukuntu bitagaragara neza bakavuga ati ikigaragara cyo bari abantu na nyuma ya kamera ntabwo birangirira hariya mu buriri gusa ahubwo na nyuma ya kamera hari ukuntu bijya bigenda ese mu bakinnyi b'amafilime muri sinema nyarwanda uko nkamwe mubimenyereye ese koko bari abakinnyi bakina kuriya birangirira hariya koko ntabwo nyuma yaho nta couple runaka bajya baca ku ruhande bakareba ukuntu bigenza birangirira hariya gusa ni ukuvuga ngo kariya ni akazi hari n'igihe muba muhuye bwa mbere akava aho atuye bamuhamagaye nawe bakaguhamagara mugahurira aho ngaho mugakina mwamara gukina buri wese agataha iwe n'undi agataha iwe ku bamaze kumenyerana se hari ukuntu umenyerana n'umuntu bikaza kurangira bitangiye kujya bivamo si byose hirwa ahubwo kumenyerana n'umuntu birushaho kuko birangira aba umuvandimwe wawe ari mushiki wawe hari n'ibyo utamwifuza nyuma yaho ndahubwo ubona ahubwo wamushakira n'umugabo ahubwo ukamushyingira my friend muri filime mukina mu bakobwa mukoresha harimo abakobwa bateye neza basa neza noneho bakajya baza bambaye n'utumini cyangwa nk'udupantaro ubona tumeze ukuntu ku buryo n'umukinnyi bakinana nawe murebe ukabona ko amufitiye irari wambwira ngo biriya bintu babihanduringa gute kandi nawe urabizi neza ko muri filime nyarwanda nyinshi hano mu Rwanda zisigaye zikinwa hasigaye hazamo abakobwa bana birekuye kandi abakobwa basa neza bateye neza cyane yanga ibyo murabizi kwihangana k'umugabo cyangwa se k'umuhungu wamo gukina na hariya ku muntu wamaze kumenyerana kungana gute erega hari ukumenyerana kutagira aho kurenga sibyo ku buryo wumva ko amarangamutima kurimo na twadushagarira twiruka mu mubiri wadufunga tu ntabwo ibyo byawe by'ubuhehesi bwawe wabijyana ku muntu ni ukuvuga ngo niba wowe ubwawe wifitemo ubuhehesi sibyo ntabwo bikwemerera ko niba wa mukobwa yagitinga wenda role z'uburayi ntabwo bivuze ko uzajya kubimukoraho ngo ni uko abikora abyagitinga mu buzima bwe atabisanzwemo ntabwo kuba yabikina muri filime byabimujyanamo kandi atabisanzwemo mu buzima bwe busanzwe hari igihe muba mukina umukoraho umusomana buri muntu wese akabona ko mwabikoze ariko inyuma ya kamera pe utanamwegera ngo unamukore ku rutugu gutya ahubwo hari n'igihe dukinana n'abadiyakoni yego se wa mukobwa ushaka kumureba ukabona afite akantu k'uburaya araya ariko ejo mu gitondo ku cyumweru agafata bibiri akajya gusa akamuha urugero rwose zayirwa ikibazo cy'amatsiko rwose gatoya ni akanya gatoya ejo bundi haje umumama w'umusilamu muri casting ndamubwira ntariko ugiye gukina ufite umugabo wakunaniye ariko ugerageze kumuturisha arambaza ngo none abasilamukazi ko tutemerewe gukora ku mugabo w'abandi biragenda bite ndamubwira nti niba mutemerewe gukora ku mugabo sinema si izanyu itahire aha ngaha ateye akashaka ikibi ni ukumukoraho nyuma ya filime ati nawe turi mu kazi muri filime ntakizi ko ari ugukina reka dukomeze rero tugenda twinjiramo neza tutarinjiramo neza ariko nanone reka nongere mbaze iki kibazo ngira ngo mu bakunzi bacu nabo hari abarimo kwibaza kino kintu baribaza bati hano turabona umuvandimwe usa na Nimbati abandi bakagira bati uyu muvandimwe nawe Patrick tubona asa na wa mukinnyi wa filime nawe witwa Danizo wo mu majyaruguru iyo ngiyo ariko ndagira ngo muse nk'aho marabana amatsiko ese Danizo ko ku bantu bo mu kukubona n'abantu basanzwe bakuzi bazi ko mushobora kuba muvina imwe muri abavandimwe kuko we na Danizo ubona ko musa cyane ari ukugenda ni kimwe kuvuga imvugo nayo yenda gusa kimwe mbese murasa cyane ni fotokopi Danizo nta hantu mwamuhuriye cyangwa nta kintu mwamupfana ataragusubiza nanjye agusubirize rimwe amana harimo akantu k'uruvanguvangu harimo irasoraso harimo irasoraso icyo kintu mbajije nanjye nkibazwa no mu nzira
no mu nzira ngenda abantu barambaza twe tukikubajije gusa ntabwo ari mwe mu kimbajije noneho abana bo barabikomfirime ndatambuka ati ti Danizo tudere Danizo ariko mu by'ukuri Danizo uretse ko mukurikirana gutya social media turahura n'umunsi umwe Danizo hano bo munaziranye muri make oya WhatsApp gusa ariko imbona nkubona amaso ku maso ntabwo tuziranye cyane ariko ba papa banyu baraziranye oya Danizo avuka mu majyaruguru ariko abivuga kuko sinari mpari ngavuka mu majyaruguru iyo ngiyo aho bita muri za no oya numva ngo ni mu majyaruguru mu majyaruguru mu karere ka ndakibagiye ukuntu oya ntabwo ari Nyabihu uvuka muri Kicukiro nimba byakunaniye urumva njyewe kansubize Burera ngavuka muri Burera avuka muri Burera hafi ngo n'ahantu ubungubu akarere ka Burera kubatse sibyo ni ahantu ukuntu mu cyaro gutyo ukuntu hakomeye kure cyane mukuntu ariko njyewe mvuka Rusizi so umuntu wa Burera na Rusizi bahuye gute Burera ko nzi ko akarere ka Rusizi n'akarere ka Burera ariko mu gihe twavukiye rwari rutaraba ruto simvuze ko rwari rufite imbibi zirenze izo rufite ahubwo icyarugize ruto cyari kitarabaho mu myaka dufite sibyo se ubu rwabaye umudugudu kabaye umudugudu kuko umuntu ari inyabya mu isegonda rimwe akabageza aho agomba kugera yego ariko rero kera numva ngo yase yabagana ikagira irusizi ngo itwaye abagenzi ngo bakagenda ngo nazahirigisi oya benshi banagendaga n'amaguru ahubwo bakagenda nk'ibyumweru nka bingahe ibyumweru nka 2-3 irusizi hafi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo kajya kurya akantu hariya kajya kurya akantu i Burera ariko abasaza bajyana nta n'uwamenya urumva baragendaga baragendaga no gusanga mama wa Danizo avuka nka Nyamagabe cya Nyamasheke akaba yarasize Danizo nari akaba yarasize iyo Patrick akajya gushaka i Burera akabyara Danizo ko mwarabyemeje kuko turasenge cyangwa se mo kimwe mama we akaba ari umuvandimwe wa mama wawe nanone hakaba harimo iryo rasoraso none se mvuka sinari mpari aba bantu rero abantu tugomba kuzabahuza tugaca impaka tukamenya ikintu kiri hagati y'aba ngabo wenda n'abantu nabo babiri ndashaka kuzaca impaka nkahuza aba bantu nkamenya itandukaniro riri hagati y'abantu bombi ariko bari kumwe noneho ngo dushaka kubivuga gutya abantu bavuga ati uyu ni Danizo urimo kwihakana ko ari Danizo yaje yitwa irindi zina bashaka kuba barimo gushaka gutwika nyine bafite nk'ikindi kintu bashaka gukora birashoboka ariko ndashaka kuzabahuza bombi bakatumara amatsiko dufite yuko bashaka kuba bavindimwe reka twikomeze ikiganiro cyacu Ntabwo nari ndimo ndavuga ku bijyanye no guhimbaza Imana uburyo bifatanye no gukina filime ese ko hari amafilime menshi tubona hanze hari n'izindi ndirimbo za wenda umaze gusohora zijyanye no guhimbaza Imana cyangwa zo ziracyari muri studio ntabwo ndakora video kugeza ubu mfite amaudio gusa ariko ntabwo ndakora video ariko audio zo zarasohotse se ku buryo umuntu ayishaka ashaka kuyumva nk'ahantu audio zirahari ariko bitarenze uku kwezi kwa 7 video ndabona nazibahaye kuko nicyo kintu ngiye kwitaho cyane sinema sinzire mfite projet ndende cyane muri uyu mwaka ndende yego byose ndabikora okay dukomeje n'ikiganiro cyacu rero nkuko nari nibibabwiye numvaga nshaka ko tuganira ku kintu kijyanye n'ababyeyi b'uyu munsi ababyeyi tugira ababyeyi murabizi tuvuka mu imiryango itandukanye ariko iyo miryango tuvukamo tuyivukamo turi abana batandukanye tuyivukamo turi abahungu tukayivukamo turi abakobwa yego Kongomani Zahirwa ese iwanyu muri Kongo naho havuka abakobwa n'abahungu iwacu ntabwo ari muri Kongo okay Zahirwa byemere gusa ibyo birahagije Zahirwa ko naho nagatorokera byemere abana b'abakobwa n'abahungu bavuka hose niko kuri yego rero hari ikibazo abakunzi banjye bigeze kumbaza bavuga ngo tuzakarureho ikiganiro twungurana ibitekerezo tumenye hari abantu bibaza bakavuga ngo hari ukuntu mu bijyanye no kubana cyangwa se gushinga ingo murabibona murabizi namwe uko byagenda rwose mwashinze ingo ntekereza ko mutakiri abasore habaho ikintu kijyanye no gutegura ubukwe bwo kugira ngo
umuhungu abane n'umukobwa. Noneho umukobwa aba agomba gushyingirwa n'iwabo, ariko n'umuhungu nawe iwabo bagomba kubakira umuhungu, dore icyo bita ngo ni ugushingira abana urugo bagomba kubamo. Yego. Noneho haje ikindi kintu kijyanye no kuvuga ngo hari ishimwe rihabwa umubyeyi wabyaye umwana w'umukobwa, ariko iryo shimwe ridahabwa umubyeyi wabyaye umwana w'umuhungu. Ese ibi bintu wabitandukanyije ute? Ese ibi bintu ubona bikwiriye koko ko umwana w'umukobwa, umubyeyi wabyaye umwana w'umukobwa ashobora guhabwa ishimwe, uwabyaye umwana w'umuhungu ntahabwe ishimwe? Bose si abana baba baravutse kimwe, baravukiye amezi 9. Ese umukobwa avukira amezi 10, umuhungu akavukira amezi 9 cyangwa 8? Bite bimeze gute? Ibintu murabyumva gute muri sosiyete turimo, ndetse siyo turimo uyu munsi no kuva na kera? Ubwo reka tubinyuze mu buryo bw'inkwano. Hari inkwano zatangwaga, ariko izo nkwano zikitwa ko ari ishimwe ry'umubyeyi wabyaye umwana w'umukobwa. Mubyumva mute? uko tubyumva, uko ngiye mbyumva ugihakana uko utangiye uko tubyumva, uko ubyumva ntituri kumwe, ntabwo turi kuba twicaranye, ariko wagira inkwano waraziriye, ahubwo ntazo yatanze, bamuhereye ubuntu, cyangwa waraziriye, bamuhereye ubuntu. n'ubwumvikane, ariko wagiye gusaba ugeze mu nzira urazinyereza. n'ubwumvikane ni abantu noneho uko mbyumva rero wereka nkwihorere, n'ubundi barakuzi, ntibarabona n'ubundi uri barabona urendoshye, ntibarabona n'ubundi, abagabo murabona n'ubundi ntibarabona. Ukuntu mbyumva rero, ikibazo waje ni ikibazo cyiza cyane. Kuva kera abagabo birazwi kugira ubone umukobwa wa runaka mu gutera intambwe, kandi ukayitera hari ibyo ujyanye bijyanye n'inkwano n'ibindi byinshi ntarondora. Ariko njye ntekereza ko igihembo baho umuhungu, ahubwo ntakibona muri iyi minsi kitagitamba. Ntekereza ko ari ubusugi bw'umukobwa ahari. Nk'ubusugi bw'umukobwa? Buriya umukobwa yaje ari isugi, ni nk'igihembo baba baguhaye. None se nk'umukobwa uza atari isugi kandi icyo gihembo kigatangwa, yarakwiriye guhabwa icyo gihembo cyangwa yarakwiriye umukobwa utari n'isugi ntubukwiye no kumuha, kugenda fofure akagenda nk'indege, urumva, ukabona kuguyeho gusa n'ibikapu azinze aje, kuko urumva si umukobwa ni umugore. Aba yaragizwe umugore, nta se wowe waramugize umugore? Ese abaye ari wowe wamugize umugore wazitanga, ariko se abaye atari wowe wazitanga? Erega wibuke neza ko umukobwa kugira ngo atakaze ubusugi bwe, ntabwo ubusugi bwe abwitakariza ubwe ku giti cye, abutakazwa nawe muhungu. Ntabwo ari njyewe, abakobwa bose ninjye utakaza abasugi yabo. Ndavuze umuhungu, ntabwo mvuze wowe Zahirwa, mvuze umuhungu. Umuhungu ntabwo ubusugi bwe butwarwa n'abahungu, butwarwa n'umuhungu cyangwa se umusore mu kimwe, umusore cyangwa umuhungu. Ni ukuvuga nyine nimba nta busugi afite, nawe iryo shimwe ntabwo ntaryo akwiye. Mu gihe wese asanzwe wowe utari imanzi. Njyewe ntari imanzi, niba usanga nta cyapfa kuko nta shimwe wahabwaga. N'ubundi nta cyapfaga kuko n'ubusanzwe nta shimwe n'ubundi wahabwaga. Urumva bigaragara ko n'ubundi nta cyapfaga, none ko nta shimwe n'ubundi wahabwaga, ubundi ikiruta cyose nuko twese twazabivamo tukajya tubana nta nkwano nta no kugira. Patrick, aka kantu urakumva ute, uburyo umubyeyi wabyaye umukobwa ahabwa ishimwe ry'uko yareze neza, noneho umubyeyi w'umuhungu ntahabwa ishimwe y'uko yareze neza kandi bose ari abana bavutse? Aha harimo ibintu byo gutonesha no kurobanura. Ku gitekerezo cyanjye cyangwa ngiye kubyumva, ishimwe rirakwiriye. Nanjye ntukire. Rikwiriye he? Ku mukobwa, ku muhungu, cyangwa kuri bose? Nteze iyo umaze gukura, sibyo? Hari ibyo ugira, hari ibyo utangira kuba ufite byawe, sibyo? Noneho bya bindi byawe ufite ugashaka umufasha wo kubigufasha. Ushaka umufasha kugira ngo agufashe ibyo ufite se, cyangwa ushaka umufasha kugira ngo mwagure umuryango?
umufasha ushaka umufasha wo kugufasha ibyo bimaze nyine ubu uri umutindi se ntabwo ubyumva rero iyo none se aho ntabwo turi bugendane neza umuntu aba ari umuhanyi ugashaka oya ntabwo turi bugendane neza muri icyo kintu mutangiye kuvuga ushaka umugore kubera ko hari iterambere ukeneye ry'ubuzima bwawe cyangwa ushaka umugore kubera ko uba ukeneye ko umuryango wawe waguka nyine wakuze ushaka kwagura umuryango uraza n'ugufasha kuwagura ugufasha kuwagura yego urajya kumushaka rero umushaka rero urashima abakurereye ubu ugiye kugufasha kugira gute kwagura umuryango urabashimira kuko agiye kugufasha kwagura iki umuryango hanyuma se we aho yari yicaye we ntiyarakeneye kwagura umuryango w'iwabo none se umuryango w'iwabo wagurwa na basaza reka kugira nkunganire ariko waretse nkibugire ibyanjye nyine reka nkunganire ntacyo ujye buretse nsozi nawe ndimo ndabyumva neza mu bisobanuro mbyumve neza umuryango w'iwabo wagurwa na basaza be gute nibo babyara abana bakitwa umuryango hanyuma abana b'umukobwa se abana b'umukobwa yabyaye ntabwo bitwa b'umuryango we w'umukobwa urebye nyakorombe ngo harya ngagira ati ni ukuvuga ngo abana nyine ni ab'umuryango pe ariko uruhare rurerure runini bagira ngo hagati bikujabuka oya ntabwo ari injabuka umareka nkubwire njye ni igitekerezo cyanjye si igitekerezo zarwo turi kuburana ntabwo tuburana reka mubwire gatoya reka duhagarare dutya ngiye mpagaze ku mubyeyi wabyaye umwana w'umuhungu umubyeyi wabyaye umwana w'umuhungu nagire gute nawe niyitabwe ahabwa ishimwe ry'umubyeyi mu buhe buryo ndaza kumudefana nawe uze kudefana umubyeyi wabyaye umwana w'umukobwa turebe ni koko ese umubyeyi wabyaye umwana w'umuhungu ntabwo akwiriye iryo shimwe we yararese wumva icyambere umwana w'umuhungu ngewe nk'umubyeyi we namutwise amezi 9 turumvikana uwawe w'umukobwa wamutwise amezi angahe yose ni 9 umwana wanjye w'umuhungu yaravutse mumenyera pampa mumenyera ibigoma mumenyera imyenda yo kwambara uwawe n'iki wamugeneye kiruta icyo uwanjye namuhaye mwese byaranganaga twagiye umwana asa nk'utangiye gukura namurihiriye ishuri ariga ararangiza na kaminuza arayirangiza ku mafaranga yanjye ku mvune zanjye nk'umubyeyi we wowe n'icyo wakoreye umukobwa wawe namurihiye ishuri ariga ararangiza nta kindi kintu warengejeho se uyu ntacyo ku muhungu atabonye nta na kimwe dukomeze umwana wanjye namumenyeye buri kimwe ararwara nkamuvuza nkamugurira inkweto sibyo kugera ubwo abaye umusore amaze kuba umusore arangije kwiga nkoresha uburyo bwose bushoboka bwo kumubonera akazi uyu munsi arimo arakora ahantu heza cyane yabaye bogari nanjye umukobwa wanjye ariho neza ameze neza nanjye namwitayeho nkuko witaye ku mwana wawe ego none n'iki gituma wumva ko ukeneye ko ngenza kugushimira ko wareze umwana wawe neza w'umukobwa ngewe umwana wanjye wumva uburyo namwitaye naramusipendinzeho ibyo bintu byose kuki wowe udafata umwanya wo kuza kunshimira ko nakurereye umukwe neza icyo kirumvikanye wareze neza wagize neza nta kibazo kuki se wa mwana wawe wamaze kumurera agakura kuki utamubitse mu nzu kuki wumvisha ko akeneye umugore ukajya kumusaba aho rero niho nzira murebe wagumye iwawe umwana wawe wareze neza ukamuzirikira hanyuma se umukobwa wawe utekereza yuko we atazakenera ibyo umuhungu wanjye akeneye azabikenera sibyo ariko byanga byakunda umukobwa wanjye azaza kuba umufasha w'umusore wawe azaza yitwe ko aje mu muryango wawe umukobwa wanjye azaza nibikunda azajya kuvomera umukobwa wanjye umwuzukuru wanjye akenshi azaba abiwawe akenshi ntabwo azagera iwanjye cyane reka dufate ko imiryango yacu ituranye nta kibazo twabifashe ko mudaturanye reka dufate ko tudaturanye turaturanye ikintu arimo gushaka kuvuga ashaka kuvuga yuko nk'umwana w'umuhungu ngo ntave iwabo ariko umwana w'umukobwa ava iwabo ni nkacyo ashaka kumvikana ashobora no gushaka akajya mu Bwongereza akajya no mu Bufaransa akabana ibyo bintu birashoboka ariko umwana azaba abarwahi
kwa se bashobora no gutura mwese ntimwegerane kuko umugore ashobora no kutegerana aza uko byasa kose ubukwe bubaye iso ajya gusaba ntago uza gusabwa niba ugiye gusaba rero uratanga ishimwe ry'icyo usabye kusanze cyaragenze neza kuko ukijyanye iwawe aho hantu niho biri buze kugoranira yongeye kuza kubyumva ikibazo ahantu kiri abantu bashyizeho ubwo buryo bwo kuvuga ngo kujya gusaba ngo nkashimira ibyo nagiye gusaba abazanye ubwo buryo bwo kuvuga ngo umwana abarwa mu gisekuru cya se ntabarwa mu gisekuru cyo kwa nyina uwo muntu washyizeho ubwo buryo yashakaga iki yashaka kumvikanisha iki ese aho hantu ntiharimo ubusamo no kwikubira erega kuko bose ni imiryango y'umwana ari umuryango wo kwa mama we ari n'umuryango wo kwa mama wo kwa papa we mu gifaransa babyita neza bavuga ngo ni famille maternelle na famille paternelle famille yanyu maternelle na famille paternelle ni ukuvuga ngo ni famiye yiwe yo kwa mama we na famiye yo kwa papa we bivuze ngo iyo miryango yo uko ari ibiri ayifiteho agisa cyangwa se ayifiteho uburenganzira yakagombye kuba ayifiteho uburenganzira busesuye reka nkubwire ikintu cya mbere cy'ibanze iyo migenzo turimo ni iya kinyarwanda ntabwo tuzi niba mu Bufaransa ibyo bintu babikora twebwe turi mu migenzo ya kinyarwanda sibyo rero n'Imana yaremye umugore yaremewe iki umugabo umugabo we yaremewe iki umugabo nyine yarabanje araremwa mbere hose ariko Imana irareba usanga wa muntu atazanezerwa uravuga ngo reka ngire reka muremere umufasha hanyuma y'ibyo rero nubwo aba ari hariya ariko baba bamugufashije niyo mpamvu ugomba kubahemba kuko uriya baba bamugufashije njyewe niba ndasaba amashimwe baba bamukubyariye bakamugufasha nanjye regama nabyaye umuhungu wanjye nkamurera neza nkamufata neza wamubyaye ariko akeneye wamufasha Imana yamuremeye hari ahandi yavukiye baramurera baramukuza ugomba kubaha ishimwe ko bafatiye umwana wawe neza ugomba kumufasha ibi ntabwo birangiriye aha ngaha birarangiye reka mubwire ahantu ku buryo nkeneye ikiganiro cy'ubutaha ndashaka kuzagitumiramo abasaza n'abakecuru tukaganira kuri iki kintu nanjye nzabe mpari nubwo ndi muto none reka tureke blague ibi biri très sérieux biri seriye cyane sibyo ndashaka kuzagihamagaramo abasaza n'abakecuru basa nkaho bamaze kuba gukuraho bafite abo bashyingiye bafite abakobwa n'abahungu bashyingiye baduhe igitekerezo cyangwa se ide kuri iyi sije kuko ngiye kugeza n'aka kanya ndacyarimo ndahagarara ko umubyeyi wabyaye umwana w'umuhungu nawe akeneye ishimwe wa mubyeyi w'umwana w'umuhungu ubundi wewe wajya kugura ihene mu isoko yo kurya wayigeza mu rugo nawe ikakwishyura kugira ngo uyirye icyo kintu ushatse guhuza se ko nubwo kidahurika neza nyine wowe uguze ihene yo kurya uyigejeje mu ihene rega ihene n'umuntu ihene ntivuga ihene ni inyamaswa nyine ibayivuga se yakwishyura kugira ngo uyirye twinjiye mu nyamaswa muntu cyangwa se twinjiye mu reka mubwire ikiganiro part 2 cyangwa se igice cya kabiri uzaza no basaza ndashaka kuzazanamo abasaza ndashaka kuzazanamo umusaza n'umukecuru pana umukecuru nyamukecuru donc abantu bakuze bamaze kugira abo bashingiye bubakiye ingo tunganira nzaba mpari wenda ndi inyuma ya kamera kuko ibyo bintu ndabikeneye kuko njyewe ndahamya ntashidikanya ko umubyeyi wabyaye umukobwa akeneye ishimwe kuko yabyariye umuhungu wawe umufasha okay reka mbyumve muri ubu buryo umubyeyi koko wabyaye umwana w'umuhungu akeneye ishimwe kandi ikindi cya kabiri koko n'umukobwa bivuge neza wenda warujya kuvuga umuhungu se oya ndavuga umukobwa umubyeyi wabyaye umwana w'umukobwa akeneye ishimwe kandi koko nibyo biranumvikana buriya umukobwa cyangwa se uburere bw'umwana w'umukobwa buravuna cyane kuruta uburere bw'umwana w'umuhungu nubwo nanjye nabazaga ibibazo cyangwa ndi kontre cyane namwe ariko ni ikibazo gikomeye cyane uburere bw'umwana w'umuhungu butandukanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa umukobwa akenera byinshi bitandukanye niyo amaze kwigira ijoro gato akenera izindi spends zitandukanye n'iz'umwana w'umuhungu kugira ngo murabizi umwana utangiye kuba umwangavu nkawe reka tubivuge amazina yabyo buri kwezi aba agomba gukenera iyo cotex wa mugani cotex igomba kuva mu mafaranga y'ababyeyi be
akeneye guhindura imyenda buri segonda buri kanya, kandi imyenda umwana w'umukobwa akenera si umwana w'umuhungu akenera, ni byinshi. Uburere, uburyo umubyeyi avunika atanga impanuro, inyigisho nyinshi zitandukanye ku mwana, kugira ngo uriya mwana azabe umukobwa muzima uhesha ikuzo umuryango muri rusange. Umwana w'umukobwa iyo abuze uburere ho gato, biza kurangira tumwise ko yabaye icyomanzi cyangwa se indaya, nyine ukabona ko birasebetse mu muryango, ari igisebo ku muryango. Ibyo koko umubyeyi wabyaye umwana w'umukobwa akeneye ishimwe, ariko noneho reka tuze kuri iki kibazo ngo barabona nimba ukeneye ishimwe ku by'umwana wawe ko wareze umwana wawe w'umukobwa neza, nibyo koko birakwiriye, ni byiza, urarikeneye, nawe ndabona ko rikwiriye koko, kuko icyo nje kugusaba nuko ntagifite, kandi nimba unyemereye icyo nanje kugusaba, ugomba kwishimira ahubwo urakoze kuko umpaye icyo ntari mfite, urakoze kuko umpaye icyo nari nkeneye mu buzima bwanjye, yego ndagushimira. Ariko se ni itegeko ko ugomba kugushimira ukantegeka uburyo ngomba kugushimiramo? ni ukuvuga ngo ishimwe, yego, uretse ko ubu ngubu byabaye bizinesi bitewe n'igihe aho kiri kutujyana, ariko ishimwe si itegeko. None ko byabaye itegeko ubu ngubu? Byabaye itegeko, ariko imiryango yose siko biri. Gendaza ukantegeka uburyo ngomba kugushimiramo. Imiryango yose siko biri, hari aho bicara bakumvikana. Iyo iki kintu turimo kuvuga ngo urantegeka ishimwe uburyo ngomba kugushimiramo, uburyo ki inkwano zirimo gutangwa muri ibi bihe bya none, umubyeyi arica akavuga ati ngewe umwana wanjye naramureze, naramubyaye, murihirira amashuri ariga ararangiza, uyu munsi afite akazi, ndakubwiza ukuri ko nimba udafite inkwano ya miliyoni 2, silivupure, ntabwo ashaka inka, akeneye inkwano ya miliyoni 2, ni amafaranga akeneye, umukobwa wanjye ntabwo nzamuguha. Ese uwo mukobwa noneho ahindutse igicuruzwa, urumva ko uko byanyera kose ahindutse nk'igicuruzwa. Ngenje kumugusaba kugira ngo ambere umufasha dufatikanye kwagura umuryango, akwise umugira nk'igicuruzwa, ni nkaho nje kumugura. Ngira ngo murabizi ko ari ibintu byezeho cyane muri iyi minsi, n'ibintu bigezweho. Ikigaragara cyo nimba ibintu byarabayeho kuva kera byatangiye nyine ari inka, birakura bigera ku mafaranga, bivuze ko uko byamera kose kurera umukobwa birahenze, kurera umukobwa ukamukuza akava ku myaka 0 akazamuka akagera ku myaka y'ubukure yo kugera ku rwego rw'uko yashaka umugabo, biba bihenze. Nibyo birahenze. Niyo mpamvu rero ushobora kujya gusaba umukobwa ku musaza w'i Kigali, akakubwira turampa miliyoni 2 nkurikije imvune umukobwa wanjye yamvunnye. Erega nubwo nirengagije umuhungu, nubwo umuhungu namwirengagije gato, ariko uburere bw'umwana w'umuhungu nawe buravuna. Umusaza aho namugarukira w'i Kigali, umusaza w'i Kigali ahantu namugarukira, ubundi urajya kuzana iyo nka ayiragirire, akuretse ukagenda ukagura iyo nka, kuko turabizi hari n'inka zigura 1.5 miliyoni na 2 miliyoni zirazigura. Ari n'inka igura 500,000 kuva kuri 500 kuzamura hejuru. Yego, rega ikintu cya mbere ku mukobwa we, umuntu ujya kuguha umukobwa akavuga ati umukobwa ndamuguhaye, uko byagenda kose amuguha bitewe n'uburere yamuhaye cyangwa se n'agaciro uwo mukobwa afite. Ikibazo muba mu kwirengagiza, ubundi kera inkwano uburyo yatangwagamo, yego nibyo kuko iyo washaka umukobwa washoreraga inka ukayitwara, kandi iyo nka yagomba kuba ari inka itarabyara. Icya kabiri yagomba kuba ari inka itari ikimasa, yagomba kuba ari inka itari ikimasa, yabaga ari inyana, ibitanga ngo ni inyana ni inyagazi, inyana y'ishashi, inyagazi aba ari ihene, ni inyana. Rega nta rindi hari niba ari nahari n'iby'abandi bantu, ariko ngira ngo hari n'inyana z'inyagazi gutyo ndumva nazo ziriho, ariko zabaga ari inyana z'ishashi. Inyagazi ni ihene, ariko inyagazi ziba ari ihene. Inyagazi ni twa duhene duto tuba tukibyiruka, tuba tugeze mu gihe cyo kwima. Reka dufate ku izina tuzi twese, ni inyana y'ishashi
waje tugafata inyana gusa reka tuvuge ko ari inyana y'ibuguma wenda ibyo ni inka yego ni inyana yabaga ari inyana sibyo reka nkomeze gatoya yabaga ari inyana sibyo yabaga ari inyama ubundi yakunda kuba ari inyana icutse imaze nk'igihe gito cyane imaze gucuka cyangwa se ikaba ari inyana igicuka donc agomba kuba ari inyana ikiri ntoya noneho rero iyo nyana niyo bashoreraga bagacyana iwabo w'umukobwa ariyo twitaga inkwano none uyu munsi byabaye ikintu cyitwa ikiguzi bakagutegeka amafaranga ugomba gutanga reka twumve ko ari ishimwe ry'umubyeyi akeneye ntabwo wagakwiriye kuntegeka ishimwe ngomba kuguhereza twakagombye kuba niba ushaka amafaranga koko tukagendera kuri ya nka nkareba nkavuga nti inka ngiye kuko twatanga inka zitandukanye hari umuntu wajyaga gukwa inka agakwa inka y'ishashi n'ibyo koko ariko imaze igihe gito cyane icutse hari niwe watangaga inyana igicuka uwo munsi nyine bitewe n'ukuntu zanganaga zashobora kugura amafaranga atandukanye uyu munsi hari nk'ishaka kugura 700,000 uyu munsi hari nk'ishaka kugura 500,000 ya nyana igicuka ibiri hagati y'300 n'250 sibyo kandi yitwa iki yitwa inka kuko wayiragiraga nk'umwaka cyangwa se nk'amezi angahe ugahita ujya kwibanguraga na 50 n'ijana yego nanjye mfatiye uyu munsi ndakubwiye ukuri uyu munsi turimo inyana igicuka ako kanya ibiri hagati y'300 n'400 na 500 na 600 biterwa n'inyana yari kandi nkubwiye ngenda kubwiye ingi igicuka rero y'inyarwanda kadufata inyarwanda ko gufata inzungu izi nzungu zo ziba ziri hagati y'500 n'600 na 600 na 800 gutyo z'inzungu ariko iz'inyarwanda nkatwe nk'umuco wacu wa kinyarwanda twatangaga inka z'inyarwanda nkuko turi abanyarwanda mu muco wa kinyarwanda yabaga iri hagati uyu munsi iyo nyana iri hagati y'550 n'400 none kuki nshobora gufata ngo umukobwa nshatse umukobwa nafata 700,000 kabijyana nk'inkwano iwabo bakavuga ngo ntago bishoboka ngo niba udafite 2,000,000 ntago biri bukore nta mukobwa wacu ikibazo ukuntu giteye se uyu munsi nimba kera twaravugaga ati inka cyari ikintu gikomeye cyane cy'agaciro ariko ntiwirengagize ko uko ibihe bigenda bisimburanye niko n'ubushobozi bw'ibintu runaka bigenda bizamuka nturi bufate ikintu cyaguraga 100,000 cya kera ukigereranye n'icy'uyu munsi kigeze muri miliyoni ni ukuvuga ngo uko ibiciro bigenda bitumbagira ni uko niba umukobwa kera yari afite igiciro c'200,000 cy'inyana tukaba turi 2025 ibyo bintu byarabayeho muri 2005 niba kera wari ufite ikibanza cyagura 100,000 uyu munsi kikaba kiri kugurwa 1,50,000 bivuze ko wa mukobwa nawe atazaguma ku 200,000 uko byamera kose nawe azazamuka zibe 2,000,000 nimba kera warikozaga hepfo ukigurira agacupa k'ijana k'urwagwa uyu munsi urwagwa rukaba ruri ku 1,000 bivuze ngo buri kintu cyose cyagiye kizamuka bitewe n'urwego bikirimo nge numva aricyo kibitera ntabwo ikibazo ari umukobwa wakuye 2,000,000 ahubwo nuko aricyo giciro tugezemo bitewe n'ibicuruzwa bihari kuri ibyo ngibyo ntabwo ari icyo nashaka gushimangiraho cyane icyo nashaka gushimangiraho ni uko umubyeyi atagomba kuntegeka ishimwe ngomba gutanga kumuhereza ntabwo byari bikwiriye ko ugomba kuntegeka ishimwe ngomba kugura erega buriya nubwo mwafashe ababyeyi b'abakobwa nyine mukabashyiraho umutwaro tukabashyiraho urusyo ariko si bo gusa mugiye gukoma urusyo n'ingasi ngo bihondanye rero byo bihondanye no kuvuga ngo burya wa musaza nyiri umukobwa yari kukubwira impano zamuha aba ari no guteganya ibintu umwana azacyura ukuntu uzabiba ubuzi ngo ari amafaranga arayasigarana n'igihe atabiza ukonazanye nk'ibintu uko byagenda kose utuntu tw'udusafuriya uko byagenda kose uriya musaza ari amafaranga n'ubundi muba mukoye aragaruka aya barabona ntituze kugendanamo neza ntabwo bivuze ko mwishimwe naguhaye ari ryo ugomba kugera ari ryo ugomba kujya kuguriramo umwana wawe ibimuherekeza uko ibimuherekeza cyangwa icyo twita ibirongoranwa nabyo biri muri za nshingano z'umubyeyi ariko ntabwo bigomba kuva muri rya shingano wahawe simvuze ko ari guhagurwa ariko se nanone ava
mu gihe hadahari wewe ko mu rusyo n'ingasire ari mu gihe hadahari ese wowe kutangiye kuvuga ngo hari abazana ngo udombe 200 ngo wabibaza ute byumvikane ko hari uwo mureba ukavuga muti ese kuki atwaye dukeye none se barabona reka vuba bishatse kuvuga yuko ubwo bishatse kuvuga ngo ngiye nzajya ku mugogoro kubaka inzu ngomba kubutuzamo wowe nk'umugore sibyo uretse gato njye ku mugogoro wo gushaka ibyangombwa byo mu nzu uzasangamo njye no ku mugogoro wo gushaka uburyo ki ngomba kuzagukura iwanyu nkuzana bishatse kuvuga ngo iki icyo nshatse kuvuga cyo gukura iwanyu umva se mugafatanya kuyihiga inzu mukayibona ibintu mukabihinda no icyo mvuga nibyo ninababwiraga ati ibintu byarahindutse no umva ikindi kera warabanza gukubaka inzu y'ibyatsi umva ikindi wo gushaka kumvikanisha kino mushaka kumvikanisha ni uburyo bwo kugira ngo umwana w'umukobwa abashe kuva iwabo nuko ayo mafaranga agomba kumureka kugira ngo amafaranga abashe kumufasha gusohoka iwabo ni iki nuko angakeneye ibyo agomba kujya kugura gushopinga kandi ibyo agomba gushopinga agomba kubishopinga mu mafaranga wewe ubwawe watanze nk'umuhungu wowe umukeneye bivuze ngo wowe nimba umukeneye ariko ako kantu ushyizemo ko kumukenera uramukeneye sibyo ubundi ako kantu niko kamukeneye se wajya gusaba niba utamukeneye urajyayo bivuze ngo niba umukeneye ahubwo ababene data b'abakobwa burya baranarenze uramukeneye niba umukeneye nakumuhiga nimba wamubonye none se katuve no mu byakure katubigarure hafi bino byanyu ejo ntarimo ibi byanyu mukora mureka twigere ku musozo wacu ikiganiro cyacu ntabwo turi bugisoze turagisubika kubera yuko ahantu ndatekereza ko haracyarimo ibintu byinshi cyane dukwiriye kumenya no gusobanukirwa ubundi uzatumira abantu dufite imyaka nka 80 n'ubundi pati tu ndashaka kuyihamagaramo ababyeyi bamaze gushyingira abana tukaganira kuri iki kintu kijyanye n'inkwano zitangwa n'umuhungu ubundi mbere kera umuhungu inkwano yazihabwaga na papa we none uyu munsi inkwano umuhungu n'usigaye uzishakira iterambere nababwira se nyine ibintu byose abantu barahinduye umuhungu yageraga igihe cyo kurongora yaravugaga ngo papa ndumva ageze igihe mpaho kubaka papa akamuhaho kubaka yamara kuhamuha akavuga ati noneho rero ndashaka inkwano we kadana akavuga ngo nshaka inkwano yamubwira ati hari umukobwa wo kwa runaka nabengutse numva nshaka ko twariwe noneho ise cyangwa se papa akaba yakubwiye ati ariko yaranamurambagiye ati karaga we n'akantu kajyaga kabaho mu cyaro se iyo umuhungu yatangiraga gusiza abakobwa bo hafi aho ngaho bamuzi bahitaga batangira kumwegera no kumusatira bakangitangira kumwivugisha gusiza bisobanura abana b'i Kigali ntabyo bazi gusiza ni ukugira gusiza ni ugushaka ni ugushaka ikibanza cyaho aho uzubaka inzu umwana wavukiye noneho iyo umuhungu yatangiraga gusiza ikibanza bahitaga bamenya ko uwo muhungu agiye kurongora abakobwa bo hafi muri izo karitsiye hafi aho ngaho bahitaga bakora iki bahitaga batangira kugira gute kuza kujya bavugisha wa muhungu gake cyane iwabo bagatangira kwegera iwabo wa muhungu akajya kwisitazaho mwagiye kuvoma gasitazaho bagiye kuvoma bahuriye mu makorari bahuriye mu gusenga bagiye nko mu misa cyangwa nyine akajya atangira gusa nkaho mwegeraho gakeya ndashaka kubaza akantu gatoya mwavuze ntumbaze ntabwo ari wowe ndi kubaza inyuma ya kamera mwavuze ku by'uko abasaza b'iki gihe batagikwera abahungu babo mwabagaye njye ntabwo nabagaye barakweraga abahungu babo impamvu abantu ba kera bakweraga abahungu babo nuko banakazanuraga oya ntabwo ariyo mpamvu nose gukazanura ntabwo byigeze bibaho ko numva mwese munteranira oya ko munteranira mwese gukazanura byabaga nabyo tuzabivuganaho tunarebe n'ingaruka kukazanura byarabagaho rero umusaza akaba yarakwaga kubera gukazanura none akaba atagikazanura ubwo nawe ntabwo ari gukazanura twebwe uku turi hano mu iyi myaka iri hano ntabwo ibyo byabayeho ntabwo tubizi donc generation turimo y'uyu munsi ibyo gukazanura hashize igihe kinini cyane ibyo bintu byaravuye rero ibyo ntabwo ku buryo generation yacu rwose ibintu bijyanye no gukazanura twanabivuga nibagiye ko muri abo muri bibiri sibyo twaba tugiye kubeshya no muri za 90 gukazanura bora byari bimaze gucika reka njye mfatira muri za 60 za 60 ni bazasokuruza bacu ntabwo tubizi kera umusaza yakweraga umuhungu we kuko babaga bari kumwe yaragiye yahinze amufasha imirimo ye yose umwana umubona ryari
akubitamo agakweta akanyanyagira ikigarakorera igikamyo wasibice gusa memo ngo tugendana na fiziyo abantu bose mudukurikiye mwapanze igikamyo muje i Kigali turabasuhuje cyane mudutere comment turanabasuhuje cyane ahubwo abantu baturutse Rusizi bagenda hejuru y'ikamyo baturutse Muhanga bagenda hejuru y'ikamyo abaturutse Zaburere bagenda hejuru y'amakamyo bose turabasuhuje cyane dufite umwanya tubwira batari guparabirika biranda bigakunda umuntu ageze i Kigali ateka ntambabura kandi agatekesha amakara hari agateka bigashya nta mbabura agira nta mbabura gateka nta mbabura yego kandi agatekesha amakara kandi ugateka kandi bigashya ibyo ntabyo nese wari uzi guteka ibiryo bigashya guteka ibiryo bigashya nta kara na rimwe wacaye nta na gaze ufite watekeyeho wakoresheje imari oya nta n'imwe wakoresheje ubwo waba babishyize muri firigo ashwita keto gutekera muri keto waba wakoresheje umuriro gutekera muri keto icyo gihe uri umukungu hariho umuntu wabaga nk'ahantu mu rugo ko nawe ubu ndagiye ubu keto wayitekamo imvange sikiya jameni neza cyane irashya neza fresh keto uyitekemo n'ubugari mani uyipigiramo ubugari fresh ukabucumbisha intoki urabona keto igira umurwa muto wacumbisha keto reka ngohe akantu gato kujyanye na keto ubugari bw'imyumbati buriya buri mu bintu bidatera inzoka kuko umwumbati urashatse uranawuhekenya uko wawurya kose umwumbati nagutera inzoka ntabwo urabona uwo wagarije ndetse nze nkubwire gato se uburyo ubugari bw'imyumbati bumera utetse kawunga ntishye neza ushobora guhita bakureba ukagira ngo hari icyo upfana n'agaca iyo mvuze agaca uhita wumva uko bigenda nyine urumva ntabwo kubivuga muri bya tuba byacu oya nabiretse nabitsinze sibyo ariko ubugari bw'imyumbati bwo uko bwaba bumeze kose nta kibazo bugutera urarya urafata ubunyobwa bwawe ufata n'urunyanya rwawe ugahita ushyira ubikorogera muri ya keto yawe ugacomeka oya buretse ngiye kubwira isosi ya mbere nicyo kintu uhereye ku isosi yego ugacomeka bikabira fresh nta mavuta ufite yo guteka wagize amahirwe wabonye urwo runyanya rumwe n'ubunyobwa twafatiraga nka 50 ukavuga uti ubunyobwa bwa 30 uretse uyu muri iyi minsi ibintu byakomeye cyane ariko mu myaka ishizeho muri 2012 2008 gutyo ubunyobwa ugenda ukavuga uti ubunyobwa bwa senkani mu bwa 30 mu bwa 20 ugashyira inyanya za 20 inyanya za 30 kaza ugashyiramo n'akunyu ugacomeka iyo byamaraga kubira iyo bwanyobwa bwabiraga tayari bwabaga buhiye uhita guterura kuko urabizi ko iyo bibize gato keti ihita yikupa iyo yari ipfundikiye irikupa nase ubwo ubunyobwa bwabuhiye yamaye ibyo ngiye kukubwira kurya nyine uko barabona yakubwiraga ko ushaka guteka ukarya udakoresha amabuye udakoresha amakara byamara kubira rero sasa bahita gukuraho ugahita umena ku gasahani yaketa ugahita uyoza ugahita ushyiramo amazi urumva aho ufite agasafuriya hafi aho ngaho ugahita ushyiramo ya mazi wamara ushyiramo amazi ukayacomeka akabira yamara kubira ugahita ufata ifu yawe wayishyize muri ka gasafuriya ugahita ufata ya mazi ukamenamo yandi yari arimo kubira abantu ugahita ukubitira hasi agasafuriya ugafashe mu reka ntaryo abantu bamara kubuteranya maze kubufatanya ugahita ushyira ku isahani ugahita utangira ukarya tayari icyo kurya cyabaga riterebye ako kanya mu kanya gato mu mwanya mutoya kandi ikindi cya kabiri nta makara ukeneye niyo mpamvu muzana inda hari abantu benshi cyane muri Kigali babayeho muri ubwo buzima none se wari uzi gufata ibirayi ugafata n'ibijumba ukabitekana n'ubunyobwa ugakatiramo ibitunguru bya puwaro byonyine gusa nta kindi cyangwa se ugakatiramo na dodo kandi ibiryo byonyine ibijumba ibirayi dodo n'ubunyobwa ukabitogosa ukarya oya imvange y'ibijumba n'ibirayi harimo n'ubunyobwa kangira ikijumba n'akangira mfata kandi karongereye ngo harimo n'ubunyobwa hariho n'ubunyobwa umuntu utarariye ibyo biryo rero muri uyu mujyi wa Kigali bose yambwira ngo azi iki we ubwo azi iki koko ndasuhuje cyane abantu babaga i Murambi hariya Kicukiro muri bibiri
2009 2008 2007 hano Murambi imbere ya Kiliziya. Ndabasuhuje cyane. Kiliziya y'Umurambi murayibona hano Kicukiro, nzoreze n'abantu b'ikinyinya hafi ni Nyanza. Turabasuhuje cyane. Ndasuhuza umuntu bitaga rwose Rushema Jean Bosco, nawe rwose yari umutaramyi ukomeye cyane. ugiye kumera nka wa bafana bo kuri RBA hafi yawe. Kuri RBA hafi yawe. Ndasuhuza abonaga kwavu tuyi Burera. Ako ntabwo mvuga iwabo wa Danizo. Ubundi akantu giye kajya kanyemeza ni akangaka kuri mu gusuhuza. Ngo ndasuhuza na shayi wanjye turi kumwe. Ngo ndamutura indirimbo cyane rwose. Akamutura indirimbo bose bafite kuri memory. Akavuga ngo ikizuru. Bose bacuranga bakayumva reka kayimutura bari kuri radio. Ariko by'umwihariko rero abantu babaye Murambi muri 2008 2007 2006 kumanura hasi. Murambi itari yageramo umuriro neza n'amazi, bakiza kudaha amazi aho bitaga mu Gashyekero mu mabize yarahari. Bakwari kohereza indobo mo hasi mu byobo byabaga bicukuye bakazamuramo amazi. Abo twavumanye mu Kavogo no mu Kavogo no mu Karambo. Abo bavandimwe rwose abo twavomanye amazi hariya rwose mu mabize y'abasuje cyane. Muri mu Gakoki habagayo robine. Mu Gakoki buriya nta bize yabagayo, habagayo robine kuko hari ibigega by'amazi byabaga byatsi mu ishyamba. Wasuhuje abanyamujyi. Ntabwo ari abanyamujyi, hari icyaro cyandange none imvura yaguye kumanuka hari Murambi yabaga ufite inkweto ebyiri. Ibyo by'icyaro ntabyo. Wajyaga kugera kuri kaburimbo inkweto yawe ipima nk'ibiro 200. Reka Zayirwa yisuhurize abashyana. Abashyana urabazi? Abashyana urasuhuza abanyamujyi kugeza ryari? Reka Zayirwa asuhuze abashyana. Suhuza abashyana. Kwa kone bivuge se? Bivuge. Twajyaga tuvuga amaturi y'amagana. Umukobwa wigize indaya. Sinumva se uri uwabo ahubwo wowe. Reka nakomerezo komerezaho. Ese mutubwire inzuza abashyana twateranaga icyobo bitaga ngo indiri kundira mu gishembere. Tugahita dusubiza ngo bivuge neza ntabwo tubyumvise. Bivuge neza babivuge neza twumva. Ariko abantu b'abashyana mwihangane, ngiye kubatanga mwihangane. Ngitere siko cyane. Yego ndabishobora. Gerageza. Uretse gato. Indiri kundira mu gishembere. Reka zuhuza umushyana bitaga Ripica. Ripica aragiteraga. Hari ikintu bitaga guhenuka, kuvuga muhagaze. Ndabwira abantu wenda batageze ku mazi ku Kivu, twebwe turabo ku Kivu na za Nyamasheke. Icyo bita guhenuka byabaga ari ukuvugama uhagaze. Kuvuga muhagaze. Uzamuka gutya ukongera ukicara gutya. Ariko iyo wamanukaga gutya wabaga ukuriye amazi menshi. Nivuga ngo wazamukaga ugiye gufata menshi ukura gutya kugira ngo ubwato bunyanyagire. Ripica ni n'umusaza bitaga Rwanda. Yajyaga ahamagara Ripica turyamye. Ripica woka oya. Byari bikaze. Byari bije. Ariko asorezagaho yaravuga ati ndagushobora kubyuka ja. Ubwo yavuga gutyo yabaga yiroshye mu mazi yakubyukishaga umwene w'ingayi. Bara abasaza rero badubabaga babitaga abakapiteni. Mpamvu ibintu babyita ikipe bikoreshwa n'abantu 11 nk'uko ubona mu ikipe ya Ruhago ijyamo abantu 11. Niyo mpamvu rero wacanaga amatara yabaga ari kapiteni. Ibindi muzashitaga kuri bagabo barabona. Barabona nase basobanurira byose. Wavuze menshi. Barabona nase. Ariko tugiye kuzakora filime twagiye iwacu. Tuzayibakorere.
ndi guhenuka urimo urahenuka ariko nanjye ndibwerekeza iyi ndangiza buhenuka niba neba ngo sinarinze ko inzariryana nahite se ayiye nabibwiwe na nyina undi ayiye nabibwiwe uzaza ni mu Kigali. murakoze rero tubashimiye rero cyane murakoze kwitabira ubutumire bwacu. ubutaha uzadutumire tuze tuvuge amashi gusa. Oya tugomba kuhita tubivuga ikiganiro cy'amashi tuzaba turi kwibwarira n'abantu bo ku nkombo aho bita ku ihepfo aho bita ku ishara aho bita ahanyibutse cyangwa byihorere. Okay, reka dusoze rero tubashimira murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu naho mu kindi kiganiro cyacu cy'ubutaha. Imana ibarinde baho umugisha namwe mwese mwari mudukurikiye mwibagirwe gukora share na comment kandi musure na website cyangwa se channel ya Barabona murabasanga aho abagabo niho bari mu kwidagadura muri sinema zitandukanye mu mafilme y'amakomedi nabo murababonaho kuri iyo channel yitwa Ishyanga TV. Rero channel yacu Divine Miséricorde turabashimiye cyane umwanya wanyu mufashe wo kutwereka ko mudukunda kandi muri kumwe natwe. Bye, turi kumwe naho ubutaha mu kindi kiganiro cyacu cy'ubutaha. Nawe turabashimiye rero cyane umwanya wanyu mwafashe kuko tuganiriza wowe n'abafana bawe bose ko ndabizi ko bafana ba Divine Miséricorde yego aho ngaho uko babikoze muveyo mwiziri iwacu bahabe hose ariko mwana mukwepa reka nsaba akantu gato nubwo twanasezeye ntabwo turuzuza abakinnyi dukeneye. Umuntu ashaka gukina filime yampamagara kuri iyi nimero ngiye kuvuga ibabwire barahita baza mu gitondo bihuta 079 53 40 825. abo bantu bazaze gukina filime nanjye mbabwire iyo bazacishaho akantu kugira bakugereho. Oya nta ruswa